mwongeye kwirirwa mwese mukomeza kudukurikira umunsi ku munsi. Aka kanya uyu munsi ku itariki 25 nibwo twumvishe inkuru iteye agahinda, inkuru ibabaje, inkuru yo kuba wavuga ngo ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Buri wese ugiye kubyumva ni mu karere ka Gicumbi, aho tumaze kumenya ko hari umusore w'imyaka 25 umaze gufata nyina ku ngufu. Bikaba ari ibintu bibabaje, bikaba ari ibintu biteye agahinda. Wakibaza ati se niki cyateye uyu musore gukora ibi? Ese mama wewe ameze ate kuri ubu ngubu? Kumva ko umwana yamufashe ku ngufu, kumva kimwaro cyangwa se izi soni zo kuba umuhungu wari we wamwifatiye ku ngufu. Byinshi muri iyi video ni mukanya. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora sabone cyangwa se ukora handitse subscribe, hanyuma ukore no kukazogera kugira ngo ibiganiro byose nzajya nkugezaho bijye bikugereraho ku gihe, kandi wibuke ku makomenti kugira ngo tugendane neza, ujye ubona buri kimwe cyose nkugezaho. Ni mukanya. Aha ni mu kagari ka Nyagahinga, aho ibi bintu byabereye. Bikaba ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10/2024. Ibingibi bikaba ubwo abaturage bavugaga ko bumvishe urusaku rw'umukecuru arimo avuza induru, bakamanuka baje kureba ikibaye. Bahagera bagasanga umuhungu we amuri hejuru arimo akora ibyamfura mbi, arimo amufata ku ngufu. Hanyuma y'ibyo ngibyo bimaze kuba nibwo nyina yahamagaraga. Akimara guhamagara, ubuyobozi bwahise buhagera, ariko n'ubundi buhagera icyo gikorwa cyamaze kuba. Bahise bamujyana kuri RIB bajya kumufunga. Gusa kugeza kuri ubu ngubu akaba ari mu maboko y'abashinzwe umutekano. Nyina agira ati n'agahinda kenshi, agira ati uyu mwana ni uwanjye, ariko ibi nankoreye ntabwo bibaho. Ati ibi nankoreye ku bwanjye ntabwo ndabyiyumvisha. Agerageza avuga ati n'agahinda ku rwego rukomeye, kuko uyu mwana ninjye wamwirereye, uyu mwana ninjye yakuriye mu biganza, ariko ibyo nkoreye n'agahinda n'amabara. Abaturage bakomeje kuvuga bagira bati kuri ubu ngubu abana bo mu minsi basigaye baratewe n'abadayimoni cyangwa se batewe n'abazimu. Ntabwo bazi icyabateye kubona umwana w'umusore w'imyaka 25 ahangara nyina akamufata ku ngufu. Ni ishyano, n'amabara, n'ibintu bidasanzwe ku muntu wese uri bwumva iyi nkuru. N'agahinda, n'ibintu bisa naho wagira ngo ni amadayimoni aba yarateye mu bana, kuko ibi ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Ubuyobozi bwakomeje genda bubaza mu baturage, babaza se uyu mwana yarabanyeho na nyina gute? Ese uyu mwana mu buzima busanzwe yarabaye hate? Bagira bati yari umwana wibasiwe n'ibiyobyabwenge, yari umwana unywa amatabi, yari umwana utari umwana washyira mu bandi ngo uvuge ngo ni umwana muzima, dore ko yanywaga n'ibiyobyabwenge ku rwego ruhambaye. Gusa bagira bati kuri ubu ngubu icyo mwadufasha nuko mwaba mumujyanye, mukabamujyana mukamugorora, kuko ibyo akoreye umubyeyi we, uyu mubyeyi wagize agahinda si no kubyihanganira ntibiri bubashe kuba byamukundira, kuko uyu mubyeyi usanzwe yabanaga n'uyu mwana, ko murabona papa we ntawe uhari, ariko kugeza kuri ubu nyine murabona ibyo akoreye nyina. Gusa ni ibintu bidahwitse, ni ibintu bigayitse cyane, ni igikorwa kibi kandi kibabaje. Umuyobozi w'umurenge yahageze, gusa hari ubutumwa yasize atanze agira ati rubyiruko, bana mukiri batoya, mwirinde ibiyobyabwenge, kuko ibiyobyabwenge bishobora kuba byabakoresha ibintu mutateganyije cyangwa se ibintu mutateguye. Mugomba kwirinda, mugafata ingamba zo kuba urubyiruko rw'ejo hazaza, dore ko rimwe imbaraga z'igihugu. Ariko iyo wamaze kwijandika mu biyobyabwenge cyangwa se ukanywa amatabi runaka, bigukoresha ibyo utateganyije, bigatuma uta umurongo, ugasanga ukoze amarorerwa. Wakoze gukomeza kudukurikirana, ukore subscribe ku muntu utarayikoze, makomenti, mashare, malike, umpe ibitekerezo by'uko wifuza ko nasajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi.